Amen. Praise the Lord. Did you enjoy Pastor Robert? Muhawe umugisha kwa Pastor Robert. Amen. Amen. Hallelujah. You know, he started this morning when Joshua chapter 1. Yatangiye mu gitondo kuri Yosuwa cy'cyambere. And in chapter 1, those first 8 or 9 verses muri byanditswe birindwi is encouraging Joshua to go forward with courage. Imana yahagaga Yosuwa imbaraga no gushira amanga gukomeza. Well, one of the reasons I believe mpamvu zimwe zituma kandi ndabyizeye that the Lord had to encourage Joshua mpamvu Imana yahaye imbaraga Yosuwa because he was following Moses. nuko yakurikiraga Mose. When we come to these conferences, yo tuje mu biterane nk'ibiri we don't like to follow Pastor Robert ntabwo tuba dushaka gukurikira umuntu nka Pastor Robert because he does such a good job and gets you so built up. twamushimira cyane kuko atubera urufatiro muri izi nyigisho. We don't feel adequate to live up to his great teaching. Dushimire cyane Pastor Robert. Give him a hand. Tumushimire. But I was talking to you this morning about character. Nababwiraga umutima cyangwa imiterere y'umuntu. And I believe in the last days ndizera yuko mu bihe bya nyuma that character ibintu b'imiterere y'umuntu in the church and in the men of God mu itorero n'abantu b'Imana will be of most importance. kandi ni ikintu cy'ingenzi. I believe that we need to develop our character. Turifuza kurema kamere n'imiterere myiza. And this morning I talked about developing a character of compassion. Twavuze muri iki gitondo cyangwa uyu munsi kugira wa mutima w'impuhwe. But now I want to talk to you about faith and courage. Kamvuge ikindi gice cya kabiri kwizera no kugira imbaraga. We need to develop courage. Turifuza gushira amanga cyangwa imbaraga muri twe. No matter what the Lord tells you to do, ariko kose Imana igusaba you can do it. Ushobora kubikora. In Joshua chapter 1, Yosuwa igice cya mbere he tells Joshua to be of good courage. aramubwira ati Yosuwa komera. What I have given you to do, you can do it. Ibyo nguhaye inshingano nguhaye wazikora. And what the Lord has given you to do here in Rwanda, nawe ikimana yagwaye hano gukora mu Rwanda, you can do it. wabikora. You don't have to look at how some other big ministry does it. Niwigeranye n'abandi. You do what God tells you to kora do. iby'Imana igusabye. When we were coming back from lunch, turimo kuza tuva kuri lunch ifunguro, the Lord dropped a scripture in my spirit. hari icyanditswe Imana ishyize ku mutima wanjye. And it was Luke 18 verse 1. Luka igice cya 18 ku murongo wa mbere. Where it says, men always ought to pray and not lose heart. Abantu bose bagomba gusenga batagwisaza. God wants you to pray. Imana yashaka ngusenge. And I believe we're in a season of praying big prayers. kandi tugomba kuba turi mu bihe byo gusenga. It's a time to ask God for the impossible. Tugomba gusaba Imana ngo idukorere ibintu bikomeye. It's time to ask God to do the miracles in your life. Dukora Imana idukore ibitangaza mu buzima bwacu. But in that same passage, ariko icyo cyanditswe down in verse 8, ku murongo wa 8 haravuga ngo it says, nevertheless, when the Son of Man comes, Yesu umwana w'umuntu naza, will he really find faith on the earth? azasanga kwizera ku isi. So the Lord is saying, when I look out over this congregation, Imana iti rero iyo mbabonye nkaha, can I find faith today? ese nabasangamo nababonamo kwizera? Can we find faith to do what God's called you to do? ese mwaba mufite kwizera gukora ibyo Imana ibasaba? We can think about Moses once again. dushaka kwibuka Mose. Moses was called to go before Pharaoh. Imana yari yamuhamagaye kujya kwa Farawo. And he had to go and say, let my people go. aravuga ati bwira abantu banjye barekure bagende. And Pharaoh laughed at him. nuko Farawo aramuseka. Pretty much. He just laughed it off. araseka ati ibyo urimo kumbwira simbyumva. But Moses went back the second time. korera ajya inshuro ya kabiri. And there were plagues that would come each time. habaho bimwe ibyorezo.
But God will keep sending them back. imana irongera mwohereza, Keep telling him to tell Pharaoh this. aravuga ati genda ndekurira abantu, There would be another plague. ibindi byorezo birakomeza. But it took faith to keep going before Pharaoh. byatumye Mose ugira kwizera gukomeza. And finally, you came to the ultimate last time, nyuma yaho haza igitangaza cya nyuma, where the death angel would come. ubwo rero haba urupfu rw'abana biburiza. But God spoke to Moses. imana ivugana na Mose, He says the death angel will pass over your house. aravuga ati rero urupfu cyangwa marayika w'urupfu ntazabageraho. Now the people had to have courage and listen to Moses. bagombaga kugira kwizera, They had to kwizera amagambo do Mose exactly what God had told. agomba gukora ibyo What yababwiye, Moses had told them to do. ibyo Mose yababwiye. And you know the story. muzi inkuru, I don't have to go preach all of that. ntabwo nababwira byinshi, And the death angel passed over. muzi byose byabaye. There was a great cry in Egypt. habaye kurira, And muri Pharaoh Egiputa. told them to go. nuko rero Farawo aravuga ati mugende. And he blessed them. They gave them all the gold and baragenda silver. batanga ibyabo byose, amazahabu n'ifeza. But then they come to the Red Sea. nuko rero bagera ku nyanja itukura. And I believe this is one of the biggest tests of Moses' life. aha rero niho habaye ikigeragezo cya Mose. But Moses had confidence in God. ariko Mose yari afite kwizera Imana. You got to have confidence in God. nawe ugomba kugira kwizera mu When you Mana. have confidence in God, iyo ufite kwizera mu Mana, that your ministry can do what God said you can do, wizera Imana, icyo umurimo Imana yaguhamagariye ugomba your kukigeraho. ministry will begin to develop excellence. Imana izaguha imbaraga zo gukora ibintu bihambaye. And so when Moses exercised his faith, ubwo Mose yashyiraga mu bikorwa kwizera kwe, when he stretched his staff out over the Red Sea, afate ya nkoni ye y'amazi y'inyanja itukura, aratandukana. the scripture says it parted this way and that. nuko rero Bibiliya avuga ngo Imana ishyiraho inzira. And it says that the wind blew all night long. Jambo ry'Imana avuga ngo ako kanya muyaga uraza And the uratandukanya children of amazi. Israel crossed over on dry ubwoko land. bw'Isirayeli bujya hasi ku butaka bwumye. And Moses spoke to the children of Israel. Mose abwira ubwoko bw'Isirayeli, He says, Pharaoh and his army that you see today, aravuga ati aba basirikare cyangwa aba bantu murimo kubona uyu munsi you'll see no more. ntimuzongera kubabona ukundi. I believe with all of my heart, nizera yuko God's calling some of you for men of great prayer at this time. Imana irimo kubahamagarira gusenga. God's calling you to exercise your faith like you never Imana exercised it ishaka ngo before. mukoresha kwizera kwanyu mu buryo butangaje. As you begin to exercise your faith, uko mushyira mu bikorwa kwizera kwanyu, I believe God is going to part some Red Seas for nizere you. yuko kwizera kwanyu kuzatuma Imana itandukanya I believe that inyanja itukura imbere yanyu. I believe your enemies are going to begin to scatter. nizera yuko abanzi banyu, abo Satani abaremera bose nimuzongera kubabona. I don't believe the enemies of this world nizera yuko abanzi can stand against a righteous, upright preacher. abanzi b'Imana aribo Satani yohereza ntibashobora kuzuza umugambi w'Imana cyangwa guhagarika umugambi w'Imana muri Your mwe. ministry is about to go forth. kandi imirimo y'Imana yabahamagariye igomba gutera imbere. So encourage you today to have faith. ndabasaba ngo kandi bakomeza mugire kwizera. Increase your faith. kwizera kwanyu kuzamuke. If you keep praying for the same things that you always pray for, reka gusengera ibintu uhora usengera. your faith is going to stay on that same level. reka shyiramo imbaraga usengere n'ibindi. But your faith needs to increase. urifuza kwizera kurushaho. Now, in the sermon a moment ago, kandi inyigisho tumaze kumva, Pastor Robert talked about prophets and men of God. kandi ubwo rero yatubwiye yuko hari abantu bamwe, abantu bitirira izina ry'Imana, And he talked about those that are false prophets or Babandi inadequate prophecy. batubwira amagambo atari nyayo y'ubuhanuzi bw'ibinyoma. And we've got to be aware of that. tugomba kwitonda, Because many times, kuko akenshi and I remember back when I first started preaching, ndibuka nyitangira kuvuga ubutumwa,
I would look at certain ministers hari abantu bamwe nabonaga and I would say, Lord, I want to be like that guy. nabwo ndashaka kuzaba nk'uriya muntu, I want to be like his ministry. ndashaka kuba nk'abariya bantu. And then as I would get closer to those uko ministers, wabegeraga I would see things in their ministry ukareba ibintu bakora that I knew wasn't pleasing to God. bitarimo ibintu by'Imana, And so I wouldn't follow that guy all the time. ukamukurikira. I've had several mentors in my ministry. ugashaka abantu bakwigiraho. And I began to discover ntangira kumenya yuko that from certain mentors I could get certain hari things. abantu bamwe ushobora kwigiraho ingeso zitari zo. But go to the next level, I had to go to another mentor. nagombaga kujya ku bandi And I had to receive what he had. ukabona cy'ingirakamaro yaguha. And the Lord began to speak to me years ago. Imana itangira kuvugana nanjye imyaka He ihashize. said, one day he told me to be my own man. aravuga ati ntukwiriye kurebera abandi, kureba ku I bandi. thought, Lord, what do you mean, be my own man? ndavuga ngo Mana uravuga ngo nkubere umuntu, ni The Lord urasobanura iki? started teaching me years ago Imana itangira kunyigisha to develop a character ngo ngerageze nirememo ingeso nziza, that didn't have flaws. atari ukurebera ku bandi gusa. Now, I'm not perfect. ntabwo ngewe ndi 100% I nkiranutse, still got some flaws. ndumva nanjye mfite intege nke, But I do work on my integrity. ariko nshaka kuba inyangamugayo mu byo nkora. I work on my faith. nkashaka kugira kwizera, I work on compassion. nkagira umutima w'impuhwe. Daily, buri munsi God nkabiharanira. challenged me to do more. ngo rero Imana ikavuga ngo ongeza ongeza. I believe we're in the last days. ndizera yuko turi mu bihe bya nyuma. And I believe that the title of this conference ndizera yuko nyuma y'iki giterane, that the Lord gave to Brother Robert, nk'uko mwene data Robert Imana yamushyizeho iri jambo, excellence in ministry. kugira kuba indashyirwa mu mirimo. I believe God wants you to be excellent in ministry. Imana yashaka ngo mube indashyirwa mu murimo. He didn't send us here just to preach good messages. ntabwo yaje no kugira ngo tubanezeze gusa. Many times we go to conferences, hari bamwe tujya mu biterane bimwe, we're looking for something really good to write tugashaka down, bimwe gusa, dushaka byatunezeza amatwi gusa, just so I can go back and preach it at my kugira ngo church. ugende ubyibwirize gusa, I've been there and done that. kandi ukagenda gusa ko wagenda kugarutse. And that's okay sometimes. yego hari ubwo ari byiza, It ariko shows that you're growing and you want to know more of the ugomba Lord. kugira kurushaho ibyo wize bikakugira akamaro. But I hear the Lord saying it's time to take giant steps. ndashaka ngo mutere intambwe mu bintu bimwe murimo kumva. And then when you take a giant step, you got to have giant faith. mugomba kugira kwizera gukomeye. You've got to have faith to slay the mugire giant. kwizera gukomeye. You know, when we look at the story of Goliath and David, iyo tubonye inkuru za Dawudi na Goliyati, David didn't have all the arsenal. ntiyari afite intwaro zihambaye, He didn't have the armor that all the other guys had. ntiyari afite imyambaro ikomeye cyane nk'abanzi bari bafite. David was inadequate to go face this giant. yari afite intege nkeya zidahagije kuhura n'uwo na Goliyati. He was inadequate in armor, yumvaga nta bikoresho bihagije afite, but he was more than adequate in faith. ariko yari afite kwizera, niko kwari yari afite He guhagije. was more than adequate in courage. yari afite gushira amanga. Can you imagine Goliath nawe tekereza Goliyati, and a 17 or 18-year-old boy? wa musore w'imyaka 17 na 18. He says, all I've got is a handful of aravuga rocks. ngewe nifite utubuye dutoya. But he knew what God could do with that stone in his hand. we yarazi yuko Imana ishobora gukoresha n'ibisuzuguritse imbere y'abantu, Because David had been tested with the bear and the lion. kuko Imana yari yamutoje ubwo yarwanaga n'intare n'idubu. You need to look back at your victories you've had in nawe over the reba years. ibyo Imana yakunyujemo bya kera, nizo mbaraga zawe zo kurwanya intambara z'uyu munsi. And when you look back at those victories and say, God could do this, ukavuga uti
warebesha inyuma amaso n'ubuhamya ukavuga uti niba Imana yarabikoze kera n'ubu yabikora. You have to realize God can do something on a greater scale. Umenye yuko ibyo Imana yakoze kera na n'ubu yabikora mu buryo butangaje. I don't believe we as ministers Natwe abantu b'Imana mu mirimo y'Imana have tapped into what God can do. turumva taragera ahandi Imana yaduhamagariye. We haven't tapped into what God wants to do. Ntabwo twari twagera ahandi Imana idusaba. God wants to raise you up. Imana yashaka kubateramo imbaraga He kuhaguruka wants to raise you up in your community. aho mutuye. And like I said this morning, Nkuko nabivuze mu where gitondo, you're respected, kandi mbasabya where people know you, abantu aho babazi, where people can trust you. aho babizera. And as you begin to build character in your Uko life, mwagenda muremamo kamere zanyu you're going n'imiterere yanyu, to see people being drawn to you muzabona abantu babegera mubagaragariza because they umutima want to be w'impuhwe. with men of God. Kuko abantu barashaka gukurikiza ibyo abantu b'Imana They bakora. want to be with men of great character. Barashaka kugira abantu bafite imiterere myiza cyane. And Moses was a man of great character. Kandi Mose yari afite umutima cyangwa kamere ikomeye cyane. He was great faith. Yari afite kwizera. Think about getting water from a rock. Tekereza kuvana amazi mu rutare. First thing God told Moses, Icyo Imana yabwiye Mose, he told him, he said, strike that rock. aravuga ngo kubita urwo rutare. And Moses struck the rock Nuko rero arukubita, and water came forth. amazi avamo. How many of you today, Ni bangahe muri mwe if God told you to strike a rock, Imana ivuze ngo kubita urutare, would have the faith of expectation of Hari- water coming forth hari that rock? ikintu Imana igusaba ufite kwizera yuko Imana igikora? That's the kind of faith God wants you to Niko rise to. kwizera Imana ishaka. But we look at Moses the second time, Tureba kandi Mose, and God said, speak to the rock. Imana iti rero Mose vuga Now- kuri urutare. I'm talking about the excellence of Moses, Ndavuga uburyo Mose yakoze ibintu bihambaye cyangwa bidashyikirwa. he had a fault right here. Aravuga ati mbigenze nte noneho. He says, I don't know if I can speak to it or not, Aravuga ngira ngo ntabwo nabishobora kuvuga But I know kuvuga that I muri can urutare, strike it. ngewe narukubita and water will come forth. amazi akavayo. So the second time, Inshuro ya kabiri he wanted Moses to speak, and Moses struck ubu it. Imana yaravuze ati uko abigenjeje bwa mbere siko mbishaka nonaha. And when I see that, I look at it this way. Ubwo rero iyo mbibonye uku niko mbisobanukirwa. Moses missed an opportunity to go to the next level. Ubwo rero Mose ntabwo yakoze icyo Imana yamusabye, yabikoze mu buryo bwari busanzwe. He stayed on the Amahirwe level ntabwo that he yayagezeho. knew of striking the rock. Yagombaga gukora icyo Imana imusabye. Now I say that to tell you, Nanjye ndababwira ngo many of you want to stay at the same level. reka kuguma ahantu usanzwe uri. You say, things are going pretty good. Uko ibintu bimeze, What I'm doing is working. ibyo ndimo gukora biragenda, You say, we're getting by. turimo kubona umusaruro. And then we compare ourselves with the other guy. Ukumva wigeranya n'abandi. We say, I'm doing better than he is, Ndumva nkora neza kurusha abandi. and I'm comfortable. Ukumva uranyuzwe. But when you build character, Ariko ufite umutima cyangwa You get out of kwiremamo, you get out of your comfort zone. ukava mu bintu umenyereye, You begin to do more. ukarenzaho, You believe for more. ukizera You Imana expect ku more. bintu birenze. And that's what God wants us to Nicyo do. Imana igusaba. God wants us to rise up. Imana ashaka ngo duhaguruke, And he wants us to begin to walk in a spirit of excellence, gende mu mbaraga zo gukora ibintu in great bidashyirwa faith. mu kwizera. So as God revealed himself and the plans to Moses, Imana imaze kwereka Mose umugambi wayo, Moses had to build faith. yagombaga kwiremamo kwizera. Moses wasn't born with great faith. Ntabwo Mose yavutse afite kwizera, His faith came through his experiences. byatewe n'ibyo yanyuragamo. We can look at David. His Dushobora faith kureba na came through his Dawudi, experiences. nawe byanyuze mu byanyuzemo. And Joshua's faith came through his Na experiences. Yosuwa nawe kwizera kwe kwatewe n'ibyo yanyuzemo. Your faith is coming from your experience. Kwizera kwawe gushingiye mu byo wanyuzemo. Pastor Robert has some great testimonies of great miracles. Nk'uko mwene data Pastor Robert yatubwiye ibyo yanyuzemo byose. Pastor Miracle has
some great testimonies of great miracles in his na life. Pastor Miracle nawe nuko. And then in our ministry, Natwe twese abaraha there's been some great miracles happen. hari ibintu byinshi cyane byo twanyuzemo biduha kwizera Imana. But all of our miracles that have come Twese byo twanyuzemo n'ibitangaza Imana yadukoreye came through the level of faith that we trusted God for. nibyo biduha kwizera Imana mu bintu by'ejo. There's been times in my ministry, Hari ibihe mu buzima bwanjye mu murimo God has spoken to me to do this a certain way, aho Imana yavuganye nanjye kugira ibintu bimwe nkora, and I've scratched my head. nkavuga nkashima mu mutwe, I said, I don't know if it'll work that way, Imana sinzi uburyo nza kubikoramo, but I know it'll work this way. ariko nzi yuko bigomba gukora gutya. And the Lord would speak to me. Imana ikavugana nanjye Your faith is at this level. ikavuga kwizera kwawe kungana gutya, Trust me in this level. inzere. And I've seen our ministry go from Nabonye Imana, step to step. nabonye Imana izamura From faith umurimo to dukora, kwizera kumwe God kugenda wants you to kwiyongera. go from faith to faith. Imana yashaka ngo dukure mu You kwizera. know, we know the scriptures in Hebrews 11:1 very well. Byanditswe mu Bible igice cya 11. Now, faith is a substance of things hoped for, Kwizera ni ukwizera udashidikanya mu bintu the bitarabaho, evidence of things not seen. ibintu by'utarabonesha amaso. Now, what was the faith that Moses had when he touched that water? N'iki Mose yari afite? He was hoping for something great. Yari azi yuko Imana isa gukora mu bintu I don't know bitangaje. if he thought God would build a bridge Ntabwo yari azi yuko wenda Imana izashyiraho ikiraro or send a bunch of boats. cyangwa kuzana amato. I'm not sure what he expected. Ntabwo yari azi icyo Imana igiye gukora. There's been times in our ministry, Hari kenshi mu mirimo yacu God dukora, said to do this, hari ubwo Imana ikubwira ngo ukore ikintu, and I didn't know what the results would be. nanjye ntazi icyo ngomba gukora cyangwa nteze kubonamo, But we had to trust God. tukizera Imana. Pastor Robert was talking about those false words. Pastor Robert yababwiye ba bantu bavuga amagambo atariyo. Well, I remember one time in our ministry, Ndibuka rimwe mu murimo tukora, we bought this building, twaguze inyubako, and next door to it was another building for sale. hari indi nyubako barimo kugurisha, But nobody wanted to buy that building. nta n'umwe wagombaga kugura iyo nyubako. I didn't want to buy that building. Nanjye sinabishakaga, It was going to cost too much to fix it up. byajyaga kudusaba amafaranga menshi cyane wo gusana. But every Sunday I used the parking lot. Kandi aho rero tugakoresha aho gushyira amamodoka I y'abantu didn't have baje enough gusenga. parking. Numva nshaka aho hantu. Our church was growing, Itorero ryacu rirakura, and I probably had the money to purchase the building. wenda twari dufite n'amafaranga yo kwagura aho hantu. So one day, the owner of the building called me, Nyuma yaho nyiraho hantu aramamagara, and he says, Pastor Riggs, aravuga ati Pastor Riggs, he said, I see you're doing a great work there. ndareba urimo gukora umurimo mwiza, Your church is really growing. itorero ryawe riragenda rikura. And he says, but I want to tell you, I had an offer on the building next door. Ndashaka ngo nkubwire yuko nshaka aha hantu kwagurisha, And if I sell it, you won't have all that parking kandi spot. nimagurisha ntawe uzabona ahantu ho gushyira amamodoka. But the story gets worse. Ariko nyuma yaho He said, I'm selling it to some people that want to start a church. atariko rero ngiye kwagurisha abantu bashaka kubaka itorero, They want to start a church just like yours. barashaka gutangira itorero ku ruhande rwawe. And at that moment, Ako kanya I started feeling a spirit of fear come upon me. ntangira kugira ubwoba, Because I didn't want to be in competition. numvaga ntashaka kwigeranya n'abandi, guhangana n'abandi. But all of a sudden, these words came in my Ako mouth. kanya amagambo aza mu kanwa kanjye, And they just came out without me even realizing. nazi uburyo yajemo. And I told the man this. Mbwira wa mugabo, I said, well, ndamubwira nti rero if they want to buy it, go ahead and sell it to niba them. bashaka kugurisha bagurishe. There was a pause on the phone. Ako kanya araceceka, And the guy started saying, but they're going to cut into your ministry. aravuga ati ariko aha And I told him, umurimo wawe ugiye I guhagarara. said, God knows what he's doing. Ndamubwira nti Imana izi If he iza wants two kubigenza. churches side Niba by ashaka side, amatorero abiri hafi, preaching the same message, tubwiriza ubutumwa bumwe, just go ahead and sell it genda to them. uhagurishe. And silence was on the Ako phone. kanya araceceka, You sure you don't want to buy it, aravuga nti Pastor? mwana ntabwo ushaka kwagura pasite. I said, no, I don't need it. Ntabwo mpashaka. Well,
He never sold the building. ntabwo yahagurishije We kept using the parking lot, dukomezamo and kuhakoresha God kept blessing us. imana ikomezamo kuduha And that umugisha building never sold hahandi ntibigeze bahagura while we were in our building for 6 years. turi aho hantu nyuma y'imyaka 6 And he reduced the price and reduced the price, agabanya amafaranga but it wouldn't sell. na rimwe hagurishijwe So we bought land down the road. turagura ahandi hantu We would look out our church window, tangira kureba rya torero hahandi and I would tell the people down the road, nababwire nti hariya hantu rero we're buying that land, tugomba kuhagura and we're building a big church upon that tugiye land. kubaka hariya hantu And I would tell them that week after week. nkahora mbabwira buri cyumweru ko iki We had a small building, twari dufite ahantu dusengera hato but our people, I didn't tell them that we were a small church. ntabwo nababwiraga yuko turi abantu I bake would tell them we're a big church, nababwira ni muri abantu and we're going to bakomeye build a bigger building. tuzubaka ahantu hakomeye And the day came that we bought that igihe land. kiragera turahagura We built that church, turahubaka and then we sold that other building. tugurisha hahandi hambere So another church bought it. nyuma yaho itorero rigura ahandi And somebody come to me one day. undi muntu araza They were aramubwira looking for that other church. bashaka ahandi And they said, we thought it was here. baravuga ngo twari tuzi yuko ari aha I said, no, it's that little church down aravuga the ngo ni road. hahandi haya hirya Because we hirya were a big church. twebwe twari You know, dukomeye cyane faith began to grow. kwizera gutangira And gukura throughout our ministry, nyuma yaho faith grew kwizera kugenda gukura over and over. kugenda We've gukura seen God do great tutajya things. kureba imana ikora We've seen God bless us. tureba imana ikora He prospered us. iduha umugisha And we began to be known in our community. imana igenda iduha umugisha aho twari dutuye And for those first 25 years, nyuma y'imyaka 25 you know, I labored hard imana impa umutwaro wo gukora aho hantu that our church would be a church of integrity. kugira ngo itorero ryacu rizaba itorero ry'inyangamugayo I would like to say here to you today ndashaka kubabwira ngo that we were never ever late on any payment. ntabwo na rimwe tutigeze twishyura amadeni yacu But that's not true ariko ntabwo ari byo wenda because of my fault. njyewe nategerezaga yuko The secretary wrote all of the checks. abantu bose bandikaga amaceki yabo She gave me one simple job. ampa akazi kamwe She said, Pastor, Aravuga take ati, these "Pastor, and put them in the mailbox." fata aya mafaranga uyohereza abandi bantu nabo bahabwa umugisha So I took those and put them over my sun visor. nuko rero ndayohereza And as I was driving around, ndimo kugenda I forgot that they were up there. ndibagirwa A couple of weeks passed, nyuma yaho and someone called the church. umuntu arampamagara They said, we didn't receive your payment. aravuga ati se wa mugisha mwatubwiye ko tutawubonye So the secretary looked and said, yes, we made that aravuga payment. ati ariko se ko nibuka twarayatanze And she said, Pastor, did you make that aravuga payment? pastor nta waribagiwe Did you mail that? ese waribagiwe I said, no, it was on my sun visor. ati uzi yuko nibagiwe But- ya cheki nayishyize ku modoka hejuru nibagirwa kuyatanga But God gave us a spirit of integrity with people. imana yaduhaye umutima wo kuba inyangamugayo muri We paid our byose bills. ako kanya turabafasha And when we were needing something in our church, ubwo twifuzaga ibyifuzo byacu I didn't twajyaga walk in ibyifuzo begging. ntabwo twagenaga dusabiriza I didn't go in and say, I'm a church, could you kavuga give ngo it to me at a turitorera less ko cost? mwadufashije oya No, I paid full price. imana yatwigisha uburyo twafashamo abandi n'imana ikadufasha And I had people would tell me, why are you paying full kavuga ngo price? ariko se ibyo urimo gukora ni ibihe Because twebwe twari tuzi ibanga I ririmo wanted those people to respect me. nashakaga ngo abantu bamenye umugisha w'imana duha That- kuko wose ushingiye That ibyo I served a twafashaga big God. ko imana twakoraga n'imana ikomeye God cyane wants to build your character. imana yashaka ngo ikurememo n'umutima wo And in kugira that, umutima He will w'impuhwe build it with compassion. kandi imana iguhe n'umutima wo kugira He impuhwe will build it with faith. no kwizera And He will build it with courage. aguhe n'umutima wo gushira ubwoba I ask you today, is it that you're facing? ndabasaba ngo wibaze ikintu urimo kunyuramo That you're facing that you need courage to do. ibyo ushaka gukora
I believe by the Spirit of the Lord. ndizera yuko kubw'umwuka w'Imana There's someone sitting here hari today. umuntu ushobora kuba uri aha God has told you to ask for something. Imana yakubwiye ngo ugire ikintu ukora God has told you to act upon something. kugira ngo hari ikintu ukora But you've been waiting and because you've been in some fear. ariko ufite ubwoba God wants to deliver you from Imana that. yashaka kukubohora On Friday's afternoon, kuwa gatanu rero we're going to be praying for everybody here. tuzabasengera And we want you to make notes this week. kandi mwandike neza What do you need prayer for? urashaka ngo What usengere needs iki to be increased in your n'iki life? ushaka ngo Imana ikwaguremo Yeah, as I've been sharing with you today, nkuko nababibabwiye I have passed over a lot of things that I nanyuze wanted mu to bintu say. byinshi cyane But God is on your side. ariko Imana iri kumwe namwe So I want you to understand, to have a spirit of excellence. ndabasaba ngo mugire umutima wo kugira wo gutekereza ibintu bihambaye You need to develop obedience. mugerageze mwubahe mwumvire icyo Imana ibasaba Obedience when God speaks it. n'Imana nivugana namwe mwubahe I've had God speak something to me, hari byinshi cyane Imana yavuganye nanjye and I wasn't obedient, ntabwo namwumviye not quick enough. ntabwo namwumviye I've waited. nkategereza I'm looking for a confirmation. nkashaka ibihamya I wanted to be like Gideon and put a fleece before the nkashaka Lord. kuba nka Gideyoni nshaka ibimenyetso And sometimes that works. hari ubwo bikora hari ubwo bidakora But God wants to know if you'll act immediately. Imana yashaka kugira ngo mwumvire And so while I was praying over something, ukurimo gusengera rero ibyo God bintu spoke to someone else. Imana ikavugisha abandi And they did it and it was success. Imana ikabikora They got my blessing. Imana igamugisha So I tried to be obedient when God speaks. mwumvira rero nkuko nanjye byangendekeye Don't miss the opportunity. ntutakaze amahirwe Because when you're acting obedience, nugenda mu kumvira your faith will increase. kwizera kwawe You'll kuzazamuka see God move in a powerful way. uzabona You'll ibintu see Imana great ikora things take place. uzabona ibyo Imana But ikora God wants to raise you up. Imana yashaka I kukuzamura believe in the last hour kandi nzi yuko that, like I said earlier, nkuko nabivuze the church, itorero the men of God, abantu b'Imana is going to be the answer to the world. muzaba ibisubizo mu byifuzo I by'abantu believe God has shaken the church, Imana ibyo irimo kwemera ibya itorero rinyuramo and He's shaken out those that aren't doing His will, kandi ubwo rero abadakora ubushake bw'Imana nabo barahari but He's raising up others. ariko Imana irimo kuzamura abandi There's probably some great men of God that you've had your eye on at times. haribwo utumbera abantu ariko Imana ikavuga ngo ya reka kureba abantu You need reba to not njyewe look at them as the great men of reba God. Imana aho kureba abantu You need to look at yourself and say, irebe I'm a man of wenyine God. I'm going to do what God's called me ihe to do. cyizere ku I'm Mana going to raise up in this nanjye Imana last day. nzabikora ibyo Imana If isaba we're living in the last days, turi mu bihe bya nyuma and you're getting up in age like I am, kandi or ubwo Pastor rero Robert, wenda wumva nta ntege ukigira we know our time is short. ukavuga uti ibihe birarangiye We know that now is the time to ariko act. iki nicyo gihe I believe, like Pastor Gary said, nkuko Gary yabivuze better things are coming. hari ibyiza ejo heza hawe Tomorrow's going to be a better day. ejo heza I'm going to hanjye do neza greater things ukavuga tomorrow uti than I yewe did hari today. byinshi cyane ngomba gukora mu And byiza I'm believing that I'm rising above some of my mentors. kizera Imana ibyo igiye Because kugukoresha I'm going to walk in faith. ukavuga uti I'm gonna do nzagenda what God's mu called me to kwizera do. ntakora ibyo Imana I'm isaba going to be what God's called me to ndashaka be. gukora icyo Imana yampamagariye Every week, buri cyumweru before we start service, tutararangiza we make a iwacu proclamation. twebwe tujya amateraniro We take our Bibles and hold tugafata them to the bibiliya Lord. tukazizamura And we say, this is tukavuga the word of tukavuga God. uti ni iryo jambo ry'Imana And I believe it to be true. nizera yuko ari ukuri I am what it says I am. nizera kwemera icyo imvugaho I have what it says I can have. mfite icyo insaba I can do what it says I can do. nakora icyo ijambo ry'Imana risaba I can be what it says I nshobora can be. kuba icyo Imana insaba When I started out in ministry, maze kubitangira mu murimo w'Imana that we had said that at my church that I was sitting in before we started. twatangiye itorero We said it at every service. twavuze yuko Sunday morning, amatorero Sunday night, tutagitangira mu Thursday gitondo
na nimugoroba we made that no kwa proclamation. kane twahoraga tuvuga ayo The magambo. problem is I knew it up here. Nari mbiza hano mu mutwe I gusa, had it. I nari memorized it. nabyemeye I could bivuga quote it. gusa, I knew exactly what the pastor was nari going nzi to say. gusa ayo magambo. But you know, it had never went from up here Byagombaga kuva hano to down here. bikajya mu mutima. And one day when I was preaching, Rimwe ndimo kubwiriza, I was preaching on faith. ndimo kubwiriza And kwizera, I was preaching of Abraham and his ndimo great kuvuga faith. kuri Aburahamu no kwizera kwe. And I was reading in Romans chapter 4, Ndimo verse gusoma 21. Baroma igice cya 4, And it's talking about Abraham's faith. ndimo kuvuga Aburahamu no kwizera But kwe. at verse 21, Abraham says, and I was fully convinced Ku murongo wa 21 that what God had promised, Aburahamu aravuga ati He was able to do. nizera icyo Imana igomba gukora, See, igomba I kugikora. was preaching that message, my Narimo third kubwiriza sermon. ayo magambo ku nyigisho za gatatu. My third sermon as a pastor. Nyuma yaho ndi umuvugabutumwa n'umupasiteri. Because here's what my pastor told me. Kimwe pasiteri yanyigishije, He said, now I want you to go out there in Bardstown and start this work. utangire umurimo w'Imana. And I want you to preach everything you know to preach. Uzagenda ubwiriza ubutumwa ibintu byose uzi. He said, preach everything you know. Genda ubwirize byose uzi. Well, I preached 2 weeks Nyuma y'ibyumweru 2 and I was finished. numva ndarambiwe, I needed something new. numvaga nshaka ibindi. So and he said, after you preach everything you Nyuma know, yaho ubwirize byose ibyo uzi, start preaching on faith. tangira ubwirize kwizera. So my third sermon was on faith. Izindi nyigisho za kabiri kwari And ukwizera. those first sermons, I was very timid and scared. Numva mfite ubwoba, I wasn't sure of my calling. ntabwo nari nzi guhamagarwa I kwanjye, didn't believe I could live up to the ntabwo expectations. nari nzi yuko ngomba kuzuza ibyo Imana yansabye. I had people laugh at me and say, Hari you'll bamwe never make it as a bansekaga preacher. kuvuga ubutumwa bwanjye. But you know, on that third sermon, Kuri uwo munsi wa gatatu I decided to step out. nanjye nshira amanga, And I decided to declare, nangira kubwiriza ubutumwa. just like what Abraham said. Mfite kwizera nk'uko Aburahamu yari agufite. He said, what God has promised. Aravuga ati icyo Imana He yasezeranyije, said, I'm fully convinced. nanjye God ntashidikanya, has promised, nizera yuko He Imana can igomba gukora icyo And I'm going to yasezeranyije. tell you something. Ndashaka kubabwira ngo That Sunday morning, muri icyo there's gitondo something that went into my hari heart ikintu cyabaye mu mutima wanjye. that I knew I could do what God Nari called nzi me yuko to ngomba do. gukora icyo I Imana knew I could be yampamagariye. what God Nari nzi called me yuko to Imana be. And igomba that's what gukora God wants you icyo to know Imana today. igomba gukora. He Nanjye wants nicyo you ndimo to kubabwira. rise up to this occasion. Izera Imana, Don't miss these opportunities. ntutakaze amahirwe. Because God, if He can't get you to rise up, Imana iragusaba ngo He uhaguruke. will look for another. Imana irashaka undi, Someone to take your ishaka undi place. muntu ni wowe ishaka. You know, I preached the other day about Elijah. Nabwirije kuri Eliya, And Elijah was a great man yari of God. umugabo w'Imana, And Pastor Robert alluded to it this morning. kandi mwene data Robert yabivuze. That Elijah went to a cave and hid himself in a Aragenda cave. arihisha, And God came and said, what are you doing aravuga here, ati Elijah? urakora iki Eliya? He said, woe is me. Aravuga ati mbonye ishyano. Oh, some of us sometimes Yego forget Mana that. ushaka Woe is abandi, me. njyewe mbonye ishyano. They're after my life. Mana barimo kumpiga, Nothing's going well. nta keza kandi muri njye. And God showed the earthquake, Imana, the wind, umuyaga the uraza, fire. kunyeganyeza And then He spoke in a small, nyuma still yaho voice. amuvugisha amagambo mu But ijwi ryoroheje. Elijah, Eliya he couldn't come out of his Eliya depression. yagombaga kuva mu He bwigunge, couldn't come out of the place of doubt. ntiyagombaga kuva muri wa mwobo wo gushidikanya. And here's what the Lord said. Imana iramubwira iti, He said, Elijah, go on home. Eliya isohokere wigendere, Go on home. genda. But on your way, Ariko muri urwo rugendo rwawe you find Elisha. uzahure na Elisa, And you put anointing upon him. umusiga amavuta, And he will be your successor. kandi niwe uzagusimbura. See, Elijah's faith at that moment Kwizera kwa Eliya couldn't take him no higher. ntabwo kwagombaga kumugeza ahandi hantu. And he said, put Elisha in your place. Aravuga ati rero emera Elisa What I had for agusimbure. you to do, Ibyo nakugeneye I will give it to Elisha to do. ndaza kubiha Elisa. And I'm seeing that happen
in the world today. nanjye maze igihe mbibona. I'm seeing good pastors ndabona abapasiteri beza that have gotten discouraged, bumva bacitse intege, and they have let the enemy beat them down. bemera satani akabaca intege, But they got to build themselves up. ariko bakongera bagashyirwamo imbaraga. But I see them giving up the ministry, bamwe bakabivamo, retiring way too soon, bakavuga bati mbivuyemo, and njye mu turning the kiruhuko. ministry over. bakavuga bati ngewe mbivuyemo. But God wants to raise you up. imana yashaka This is kuguhagurutsa. not a time to quit. ntabwo ari igihe cyo kubivamo, This is a time to strengthen your ni igihe cyo character. gukomeza kwizera It's time kwawe. for your character in you to rise ni up. ugusaba imana ngo igukomeze umutima wawe, It's time that faith rises up kugira ngo in you. kwizera kwawe kuzamuke, It's time that compassion rises kugira up ngo in you. ugire impuhwe. It's the time that courage ni igihe rises cyo up in kugira ngo you. ukomezwe Are muri you going to wowe. be the one ni wowe imana ishaka to do what God has called gukora you to icyo imana finish? iguhamagariye. God's called you to finish something imana yashaka strong. ngo usoze icyo yakugeneye, To finish strong. urangize ufite imbaraga. I remember back in years ago, ndibuka imyaka yashize, my daughter would run cross country, umukobwa wanjye yagiraga impano yo kwirukanka, and they would do these 5-mile runs. kandi bakirukanka ahantu hose, But I would go there to her runs, nanjye tukirukankana, and I would go at the beginning of the final stretch, tukirukankana, and I would wait for her to come up around that hill. nkamutegereza kuko ari umwana mutoya, And that final stretch was about 200 yards, tukarangirizana, and she was ready to quit. akashaka kubivamo. And I ran beside her saying, "You Nagenda can do it. Come on, nirukankana one more we, step, komeza, one more step. komeza, You're going to make it. You're komeza, going to get to that ugiye finish line." kubirangiza, And kurangiza. she would make it every time. ako She kanya never quit. ntabwo yabivagamo. And she won some medals and some honors, nyuma yaho bakamuha but she ishimwe, never quit. ntabwo yabivuyemo. I'm here telling you today, ndashaka Pastor, kukubwira ngo we come here to encourage you. tuje hano kubakomeza We gusa, come here to tell you that we're with you in prayer. kubabwira ngo turi kumwe mu masengesho. I've been praying for you. maze iminsi I've mbasengera, been praying that God would help you in your maze situations. iminsi mbasengera ngo imana ibakomeze, Praying God would open back up some of your churches imana ifungura amatorero amwe to yafunzwe, help you get those repairs made. And imana ibafashe mu buryo bwose. I haven't forgot what you've been going through. imana izi ibyo mwanyuzemo, I've been ntibwo praying for you. nanjye ndabasengera, And I believe you're the men. kandi ni mwebwe abantu b'imana, You're the men to do it. muri abantu b'imana, You're the ones God's imana called. itegereje kugira mugire And we want you to know you have just like in Hebrews, yabakoresha nko mu it gitabo talks about the cy'Abaheburayo, banister of heaven and those looking over it. ngo imana ifite abahamya Encourage you. babakomeza. We want to encourage you today turashaka kubakomeza, to keep going. mukomeze, Don't give up. ntimubivemo, And part of keeping going, kandi uko mukomeza work on yourself. mukomezemo, mugire Read the umutima word like Pastor ukomeze, Robert said. usome ijambo ry'imana nkuko Study pastor the word. usome ijambo ry'imana. In the beginning of my ministry, nyuma yaho dukitangira umurimo, I studied for Sunday, nasomaga ijambo I ry'imana studied for Wednesday, no kwa gatatu then I would study for no Sunday. kwa cyumweru. But a few years into nyuma it, yaho God said, just study for me. imana yavuga iti soma ijambo ryanjye ku bwanjye gusa, si 2 uko Timothy kwigisha. says this, ijambo ry'imana yavuga muri Timoteyo, study, soma ijambo ry'imana study to show yourself approved, kugira ngo wemezwe, a workman that needeth not be ashamed, ube umugabo but udafite rightly inenge, dividing the word of usoma truth. ijambo ry'imana neza. I don't know how many times that God has spoken to me hari kenshi imana yavuganye nanjye in reading His Word. gusoma ijambo As ryayo, I've studied His Word, ndimo gusoma ijambo ry'imana, God will speak to me. imana ikavugana He would nanjye, speak and say imana ikavuga iti that do this, kora iki, and God would help me do it. imana ikamfasha, God's going to help you. imana namwe He's izabafasha, going to help you finish imana strong. izabafasha murangize neza. So, during this week, muri iyi minsi rero write down these important things. musabe ibintu bimwe imana, How to make mushaka yourself better ikintu wasaba imana ngo ikongezemo so that imbaraga, you can do what God's called you kugira to ngo do. musubize mukore icyo imana yabahaye gukora. Amen. Amen, Amen. 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 God bless you. imana ibahe umugisha.